Uyu munsi rero dutangiranye agafilime kacu keza cyane k'uyu munsi, hano hari umuntu wari urimo kunywa inzoga mu kabari, ni umusore, arangije abona umugore mwiza cyane wari uvuye muri pisine, arangije yambaye twa twenda nyine two muri pisine, akimubona arebye intambuko ye, arebye ukuntu ari umugore usa neza cyane ndetse unateye neza, ufite ikimero rwose gikurura amaso ye, hano yaravuze ati mana yanjye, abagore nk'aba se baracyabaho? Arangije akajya ahumbaguza akavuga ati hoya ntabwo ibi ngibi rwose ndimo ndabyumva. Yanyweye vuba inzoga yari asigajemo, akimara kuyinywa vuba arihanagura, arangije ahita ahaguruka arimo kwihuta, yahise agonga umwe mu bakobwa nyine bakoramo hano muri kano kabari. Akimara kumugonga rero yatangiye kumubwira nabi. Uno mukobwa murebe mwitegereze kandi mumufate mu mutwe, yitwa Neri. Uyu Neri rero yahise abwira uno musore ati rwose mbabare nyakubahwa kuba nkugonze, atari ko ntabwo nabishakaga. Arangije aramubwira ati rwose nizere yuko bitababangamiye. Arangije aramubwira ati ngaho mva imbere rero, mva imbere nigendere. Arimo kugenda Neri yahise amubaza ati none se nyakubahwa mwaba mwishyuye? Umusore nta nubwo yigeze rwose ibyo ngibyo byumva, ahubwo yatangiye kuza hano arimo gushakisha ati nanone arancitse koko, ati ubuse ndamenya aciye hehe. Yaramushakishije aramubura, akimara kumubura rero yagiye azenguruka aho hose nyine muri ako kabari arimo kumushakisha kugira ngo arebe yuko ari bumubone. Ahangaha rero bongera kutwereka nyuma y'iminsi mikeya cyane, hano wa musore yitwa Paul yaje hano, arangije yiruka inyuma ya wa mugore we yabonye kuri pisine. Akimara kumwiruka inyuma rero yahise amubwira ati rwose maze iminsi nkushakisha, ati ndimo ndashaka ukuntu nakongera kukubona cyangwa se kukuvugisha. Arangije aramubwira ati none se kukingura ugiye kwigendera? Ati rwose banza unyumve, ati njye naragukunze cyane, ati ndabizi neza ushobora kuba undusha n'imyaka myinshi cyane rwose yikubye nk'iyanjye inshuro ebyiri, ati ariko rwose urukundo ntabwo rureba ku myaka, ati kubera yuko imyaka ni imibare, ati njyewe rwose naragukunze unyemereye, ati rwose nakwitaho, ati ndabizi nyine bitewe n'ukuntu mbibona ntabwo nkurusha ubushobozi, ati ariko rwose nakwitaho. Umugore rero yahise amubwira ati none se uri umusazi cyangwa uri umurwayi wo mu mutwe? Ati kubera yuko ibintu urimo kuvuga rwose ntabwo bijyanye n'imyaka yawe, ati nta nubwo birimo icyubahiro, ati none se waba ubizi neza ko ndi umubyeyi ufite abana bakuru ndetse banakuruta? Umusore yahise amubwira ati yego, ati rwose ibyo ndabizi, atari kubyemeye neza nakwemera kuba sugar boy wawe, cyangwa se nyine umuntu uzajya ukundana nawe umusore ukiri muto, ati nawe ukambera sugar mami, abo bose nyine mwamwe murabazi. Arangije umusore uko akomeza kumubwira umugore hano yaramubwira ati rwose bisa nkaho rwose ntari kubyiyumvisha ukuntu nkawe umuntu w'umusore ungana gutyo cyangwa se ukiri muto yaza imbere yanjye arimo kumbwira ibintu nk'ibyo ngibyo by'ibitabo. Undi aramubwira ati rwose njyewe ndamaramaje rwose bibaye byiza wanyemerera, ati rwose n'abana bawe basi nzabitaho nyine nka papa wabo, ati we mbabarira umpe akanimero kawe. Aha umumama yabonye rero umusore akomeje guhatiriza, aravuga ati nta kibazo rwose, ati urashaka ko uba sugar boy wanjye? Ati rwose ndabyemeye, atakira nimero. Arangije yarayimuhereje, umusore aravuga ati rwose urakoze cyane, unkuye aho umwami yakuye busikete. Arangije akimara kubimuhereza rero umusore nta kindi cyabaye, yahise avuga ati reka ngende, ati ndaza kuguhamagara. Urabona nyine uno mumama rwose ni ikinyamitende giteye ubwoba. Arangije rero umumama yahise yigira hehe mu modoka, akimara kujya mu modoka aravuga ati reka nigendere, ibizakubaho nyine ntuzambaze, ese ni ibiki bizaba kuri uno musore. Reka dukomeze agafilime kacu. Wowe utarakora subscribe rero banza ukore subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana muri video zacu z'ubutaha. Gusa nawe wayikoze turagushimiye cyane rwose, warakoze cyane kuduha uwo musanzu. Ni karibu rero mu muryango wacu. Utagira ngo ndimo ndaha karibu uno musore winjiye muri uru rugo cyangwa se bazanye muri uru rugo, ndimo ndaha karibu wowe wamaje gukora subscribe kandi nawe umaje kuyikora muri aka kanya. Agafilime kacu rero twagakomereje ahangaha. Hano rwose umusore yarinjiye, yarazanye na wa mugore, akimara kwinjira yahageze ahasanga umugabo usa nkaho ukuze, arangije atangira gupfukama nyine ngo amuhe ibyubahiro. Atangiye gupfukama wa mugore yahise amubwira ati wowe, ati haguruka, ati none se niki gitumye upfukama? Ati
rwose nari ndimo ndasuhuza uno mupapa kubera ko ndabona ari umupapa mukuru cyane. Ati hoya uno ni umwana wanjye rwose, ati ni umwana wanjye mukuru, niwe mukuru mfite, ati rero sinzi impamvu rwose ugomba gupfukama ukamera nk'aho uri kumuha ibyubahiro, ati kandi buriya ahubwo niwe wagakwiriye kuguha ibyubahiro kubera yuko ubu ngubu muri aka kanya uri papa wabo nyine. None se si wambwiye yuko ugiye kuba sugar boy wanjye? Ati nanjye nkaba sugar mami. Ati rero niyo mpamvu njye numva nta mpamvu yo kugira ngo rwose upfukame umuhe ibyubahiro, ibintu nk'ibyo ngibyo biri aho. Arangije umusore yahise avuga ati hoya, ati none se uno muntu niwe urimo kumbwira ngo niwe mutoya kuri njyewe cyangwa se niwe ngomba gufata nk'aho ari umwana wanjye? Ati yego rwose niwe mwana wawe. Ati none se urabona watacecetse nyine hari ikindi kintu ari kurenzaho? Ati kandi urabizi ko ntaba nkubeshya. Ati uno niwe mwana wanjye mukuru rwose, ati ahubwo nishimiye ko mugiye kumenyana. Ati yitwa Michael. Michael nawe rero yari hano rwose arimo kureba ibiri kujya mbere, ari kureba ukuntu uno mugore arimo kuvuga yuko nyine ari umwana we mukuru. Arangije aramubwira ati rwose ni karibu hano rwose Paul, hano wumve ko ari iwawe, ati nta muntu ugomba kugusuzugura. Arangije ahita atangira kubwira wa musore ngo ari Michael, ati rero wowe njya mbona kubera yuko uri mukuru ujya wiha nyine gusuzugura abantu utazi abo ari bo bose, ati uno ni papa wanyu ugomba kumwubaha yuko ari papa wanyu. Arangije aramubwira ati kandi rwose Paul ni karibu mu nzu rwose, ngwino wicare hano muri salo, hanyuma uriya mwana mukuru agende akuzanire icyo kunywa. Arangije yaraje aramwicaza hano, arangije ahita ahamagara Michael, ati Michael ugeze hehe uzanira papa wawe icyo kunywa? Ariko hano rero Michael yahise avuga ati mama rwose ndimo ndaza rwose, nzaniye papa wacu icyo kunywa. Ati muzaniye amazi kugira ngo abanze ariyanywa, ati ndatekereza yagize urugendo rurerure. Michael rero arangije yahise amuhereza amazi. Hano rero mama wabo nawe yahise atangira kumubwira ati rwose yamuhereze anywe. Ati hoya, ati rwose nta mazi nshaka, uwo nguwo ari Paul. Arangije akimara kubivuga gutyo bahise bamubwira ati hoya se none se ugize ikihe kibazo? Ati amazi yacu rwose nta kibazo afite, ati nimba uri gutekereza ko naba nayahumanyije ati reka mbanze nyweho. Yarabanjije anywa kuri ya mazi, akimara kuyanywaho rero yahise amuhereza aramubwira ati ngaha kira nyine nawe nywa, ati rwose ushira inyota. Nta kindi cyabaye kubera ko yari amaze kubona yuko nabo bayasomyeho, yahise ayakira arangije atangira kunywa. Ako kanya rero mama wabo yahise ahaguruka, akimara guhaguruka aramubwira ati rero usigarane na papa wanyu, ati nanjye nyine ndaje, ati rwose ngiye ku kazi ho gatoya, ati ndabona amasaha yo kujya kuri office ageze, ati reka ngende nkore ak'ikigoroba rwose mu kanya ndabanje nanjye turaba turi kumwe. Arangije ariko abasezera nyine ababwira ko agiye mu kazi. Arangije hano Paul yahise avuga ati hoya, ati ese waretse tukajyana? Ati none se ufite ikihe kibazo? Ariko Michael amubwira ati ufite ikihe kibazo? Ati ko turi kumwe hano mu rugo, ati rwose urumva hari ikintu turi bukugire? Undi nawe ahita amuseka ati none uragira ngo tujyane mu kazi koko twese turakora akazi kamwe? Ati cyangwa se ubwo ngubwo babonye nk'uhingukanye muri ofisi byagaragara gute koko? Ati bayi ahubwo akira ikibizo. Yamuhaye utubizo nyine arangije ahita yigendera. Akimara kugenda rero yasigaranye hano na Michael arimo kumubwira ati nizere yuko rwose uri kumva utekanye hano mu rugo. Akajya amureba agaseka ndetse n'undi agaseka. Yatangiye kwegerayo akajya avuga ati ariko se uno muntu uko mbona ari mukuru ubundi ubu ngubu koko ni umwana we? Undi aramubwira ati rwose ndi umwana we rwose, nizere ko utari kubigiraho ikibazo. Naho ndi mu mutima nyine yabitekerejeho, ari kumva yananiwe kubyakiramo cyangwa se nkabyakiriza ubwonko nyine yumve ko ari byo. Nta kindi cyabaye rero hano yatangiye kumuganiza aramubwira ati rero hano rwose mu rugo ntugire ikibazo, ati natwe nyine turi abana mu rugo, ati kandi tubanye neza na mama wacu, ati nizere ko nawe rwose uzamubera umugabo mwiza. Ako kanya hari uwakomanze ndetse ahita aninjira kubera yuko hatari hakinze. N'undi musore winjiye muri ino nzu. Akimara kwinjira hano Michael yahise amubwira ati Michael, ati ese nawe uraje? Undi aramubwira ati ndaje rwose mukuru wanjye, ati uno rero ni murumuna wanjye, ariko arimo kubwira Paul ati uno ni murumuna wanjye nyine niwe unkurikira, ati yitwa Janti. Arangije hano rero Michael yahise amubwira ati uno ni papa wacu, ati uno ni papa wacu, ati se mama katari yatubwiye yuko rwose ari butuzanire papa wacu, ati bivuze ko nyine uno ari umukunzi we cyangwa se ari
uwo mugabo we ati cyane rwose ndumva uri kubyumva neza Janti. Arangije Janti yahise atangira kumubwira ati ati rero rwose kuva uri papa wacu ati turabyishimiye cyane rwose kukubona hano mu rugo, ati rwose n'ubundi kuba mu rugo rutarimo umugabo rwose biba bigoranye cyane, ati buriya twebwe rega turi abana kandi iteka ryose umwana ahora ari umwana, ati rwose mama wacu twishimiye yuko nta mbeho yo mu buriri izongera kumwica. Bakajya banaseka rwose bakavuga ati ati rwose nawe ujya ubibona yuko mama akeneye umuntu nyine umuba hafi, ati rero ati ndumva rwose nk'abana mu rugo twagenda tugatangira imirimo, ati cyane cyane yuko rwose amasaha y'ikigoroba yageze, ati none se papa ati nawe uradufasha. Niko batangiye kumubwira, nawe akajya ababwira ati oya, ati none se ubwo ngubwo muragira ngo nanjye njye gukorana namwe imirimo? Undi aramubwira ati ati uradufasha rwose. Agiye guhaguruka ngo abacike bahise bamubwira ati oya rwose papa, ati ntabwo waba udukoreye ibintu byiza, ati ugomba kuza nyine ukadufasha abana, ati urabizi neza yuko tutaba tuzi n'imirimo neza, ati rero ugomba kudufasha. Nawe ndebera ibyo bisaza birimo biravuga yuko bitazi imirimo nyine, ati kandi hari ibyo twanangiza nyine nk'abana, ugomba kutuba hafi. Agiye guhaguruka hano Michael yahise atangira kumubwira nabi, aramubwira ati rwose nizere yuko utari butume mvuga nabi, ati bibaye byiza wahaguruka nyine ukajyana na Janti akajya kukwereka ibyo muba mukora, ati nanjye ndaba nshaka ibyo mba nkora hano nyine muri salo. Bahise bahaguruka, Janti ajyana na Paul. Wa mwana mukuru Michael yasigaye hano yicaye, ariko mu bigaragara urabona yuko nyine ari we mukuru. Gusa dukomeze dukurikirana agafilime kacu 5/5. Hano rero bahise bamuzana batangira kumwogesha ibyombo byo mu rugo byinshi cyane, bamuteruye amabasi n'amabasi y'ibyombo kugira ngo abyoze. Ari nako Janti arimo kumubwira ati rero ugomba kugira vuba nyine papa, ati urabona mama asanze ibintu bikimeze nabi gutya ari akajagari rwose yarakara, ati kandi abizi neza ko yasigaranye cyangwa se abana twasigaranye n'umukunzi we, ati rero bibaye byiza twagira vuba nyine kugira ngo ave mu kazi asanga ibintu byose bimeze neza, ariko aterura ibisafuriya n'ibindi bintu byinshi. Nuko part 1 igenze, reka duhure muri part 2.